Hot News ukaba ariyo ukomeje kugenda utega amatwi, wowe icyo tugusaba ni ugukanda subscribe kugira ngo amakuru ya Hot News ajye kugeraho umunsi ku munsi. Twavuga ko hirya no hino inkuru zikomeje kugenda zikwirakwira, ni nyuma y'aho hari haje gusohoka ifoto y'umugabo kuva mu minsi yashize yagiye akwirakwira ku mbuga nkoranyambaga, dore ko uyu Moses yaje gukora ibyo bamwe bagiye batabona neza. Iyi foto rero ije nyuma y'aho uyu mugabo ku munsi w'ejo bundi haje gusohoka pasiporo y'uko ngo leta yaba yamwemereye ko yaba igitsina gore. Rero ubu ngubu bikaba byageze no mu rwego rw'ubushinjacyaha RIB. Urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko ifungwa rya Moses Twahirwa washinze inzu y'imideli ya Motion ntaho rihuriye no kuba akomeje kugaragaza uko yiyumva mu buryo bw'igitsina, dore ko ahubwo yashingiwe ku bimenyetso bya laboratwari byagaragaye ko akoresha ibiyobyabwenge. Kuri uyu wa gatandatu nibwo umuvugizi wa RIB Dr Murangira Thierry yagiranye ikiganiro n'abanyamakuru nyuma y'umunsi umwe hafunzwe Twahirwa Moses wamamaye nka Moses kubera ibyaha akekwaho. Yafunzwe nyuma y'uko kuri uyu wa kane yatumijwe na RIB ngo asobanure ibijyanye no gukoresha inyandiko mpimbano. Ni nyuma y'aho urwego rw'abinjira n'abasohoka rwari rwemeje ko pasiporo yakoresheje atangaza ko yatangiye kwitwa umugore atari urwego rushinzwe abinjira cyangwa se migration rwayitanze. Amaze kubazwa n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rwaje kwanzura ko akurikiranwa afunzwe by'agateganyo. Dr Murangira Thierry yavuze ko ntaho bihuriye n'amashusho yigeze kwerekana asa n'usambana n'abagabo bagenzi be. Yakomeje agira ati nta sano bifitanye kuko mu byaha akurikiranyweho icyo ntabwo kirimo, kuko icyo cy'amashusho cyakurikiranywe mbere, ariko nta bimenyetso bifatika bigaragaza ko ari we washyize hanze ariya mashusho mwabonye. Ku byo gukoresha ibiyobyabwenge yavuze ko hagendewe ku bipimo byatanzwe na laboratwari y'u Rwanda n'ibimenyetso bya gihanga bikoreshwa n'ubutabera Rwanda Forensic Laboratory. Yakomeje avuga ati mu byaha akurikiranyweho haje kwiyongeraho icyo gukoresha ibiyobyabwenge, yaje gupimwa. Turashima leta yashyizeho Rwanda Forensic Laboratory kuko irapima agahita itanga n'ibisubizo. Yaketsweho rero kuba akoresha ibiyobyabwenge, arapimwa, ibipimo bya laboratwari bigaragaza ko afite mu maraso ye ingano y'ibiyobyabwenge ishobora gutuma akurikiranwa n'amategeko. Icyo ni ikindi cyaha cyaje cyiyongera nyuma y'uko laboratwari isohoye ibipimo bigaragaza ko akoresha ibiyobyabwenge. Yashimangiye ko iri fungwa ntaho rihuriye n'uko yiyumva nk'umukobwa cyangwa se umugore aho kuba umugabo. Yagize ati ibyaha akurikiranyweho ni bibiri, nta gifitanye isano no kuba yiyumva cyangwa se n'amahitamo ye. Dr Murangira yavuze ko itegeko nshinga ritanga uburenganzira bwo guhitamo uko umuntu abaho yisanzuye, ariko nta wakora icyaha ngo ntakurikiranwe. Twavuga ko rero uyu mugabo ibingibi bije nyuma y'aho hagiye hacicikana amafoto ya pasiporo, byavuga ko uyu mugabo yaba yemerewe n'urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka hano mu gihugu, ko uyu mugabo yaza kuba
ari umukobwa se cyangwa igitsina gore. Twavuga ko rero ibi ngibi ari icyaha gihanirwa, dore ko nawe ubu ngubu tuvugana yaba ari mu maboko y'ubutabera. Mu yandi makuru, Nyagatare haba hujujwe ikiraro gikomeye cyane kandi gikoze neza, dore ko ari ikiraro cyatwaye arenga miliyoni 100. Umuyobozi w'Akarere ka Nyagatare watashye ku mugaragaro ikiraro kirekire cyo mu kirere kizoroshya ubuhahirane bw'utugari tubiri two mu murenge wa Rwemasha dutuwe n'abarenga 6,000, kikaba cyuzuye gitwaye miliyoni 106. Umuhango wo gutaha iki kiraro wabaye kuri uyu wa gatanu tariki ya 28 Mata. Ikiraro cyubatswe gifite uburebure bwa metero 60, kikaba gihuza utugari tubiri twa Kinjonjo na Kabare duherereye mu murenge wa Rwemasha. Ubuyobozi bw'Akarere ka Nyagatare bwatanze 40% by'amafaranga yubatse iki kiraro, mu gihe andi mafaranga agera kuri 60% yatanzwe n'umushinga wa Bridge Project. Bamwe mu baturage bo muri utu tugari bagaragaje akanyamuneza n'ibyishimo byo kuba bubakiwe ikiraro kinyura hejuru y'umugezi w'umuvumba uhari. Hari ibiti ari nabyo bagenderagaho bambuka, ngo ku buryo byatumaga hari n'abagwa mu mazi bakaba banahasiga ubuzima. Shyaka Onesphore yavuze ko byabagoraga cyane kuva mu kagari ka Kabare bajya kwaka serivisi ku murenge wa Rwemasha, aho ngo byabasabaga kujya kuzenguruka mu mujyi wa Nyagatare. Urugendo ngo rwabahendaga cyane. Yakomeje avuga ko umugezi w'umuvumba iyo wabaga wuzuye batinyaga kunyura ku biti byari byarashyizweho bifashisha. Agakomeza ashimira leta yabafashije kubakira ikiraro, ubu bahise batangira no gukoresha. Undi muturage yagize ati twakoraga ibirometero 8 tujya kuzenguruka hakurya, ubu rero turashima ubuyobozi bwadufashije bukatwubakira iki kiraro, dore ko ari ikiraro